Yesu nashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza abakozi bacu, inshuti za Menya Ijambo TV, kuba twongeye guhura kuri uyu munsi. Twagiriye ubuntu none nk'uko bisanzwe kongera kubona abakozi b'Imana batandukanye. Twagiriye ubuntu kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye. Uyu munsi tugiye gukorana ikiganiro cyo kuganira n'umukozi w'Imana Bishop. Ndabizi mumaze kumenyera kuri Menya Ijambo TV, aba hari inshuro nyinshi cyane. Kuri uyu munsi ngewe uri imbere yanyu nitwa Manishimwe Alex, ndi umuvugabutumwa kandi ndi umugabo, nkaba n'umunyeshuri mu ishuri rya Grace International Bible University, nkaba ndimo kwiga bachelor degree. Ndumva ibyo bihagije, reka twanze twakire mugenzi wanjye nawe wundi tugiye gufatanya muri kino kiganiro. Nawe abanza twibwire ku mazina ye, twibwire ni muntu ki, tubashe gutangira natwe tuziranye. Murakoze. Amazina Isunzu Mugabe Robert, nk'uko bisanzwe kumenya ijambo si ubwa mbere. Njye si ndi umunyeshuri, ahubwo ndi umukozi. Dukora ibitandukanye, cyane cyane dukora umurimo w'Imana kuri ino televiziyo yanyu Menya Ijambo, uwo dukorera mu biganiro bitandukanye. Murakoze, ibindi naho mukanyu murakoze. Murakoze cyane. Twongeye kugira undi mugisha nanone kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana. Nawe katumuhe akanya tumwakire, abibwire ku mazina ye. Yesu abaho umugisha. Yesu abaho umugisha. Amazina ni Bishop Dr. Sachindi Claude, nkaba ndi umuyobozi w'itorero rya Restoration of Carmel Pentecostal Ministry, nkaba na director wa Grace International Bible University, ndi umwarimu wa Bibiliya. Ntabwo ndi doctor mu rwego rwo kuvura, ndi doctor muri theology. Nize theology ngera ku rwego rwa doctorate, naho ngaho nuko bimeze. Yesu abambere umugisha. Amen. Kongera kwishimira kongera guhura nawe Dr. Sachindi, umukozi w'Imana, akorera mu itorero rya Nansana Restoration of Carmel Pentecostal Ministry. Akaba ari uyikuriye itorero riri Nansana, aho bita kuri Total. Iyo hageze uhita uhamenya ku rusengero. Rero twongeye kugira ubuntu kongera kuganira nawe. Uyu munsi twifuzaga ko twaganira n'abadukurikiranye kuri Menya Ijambo. Twagiye tuganira dutambutse ibiganiro byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi hari ikibazo dushaka ko tuganira na mugenzi wanjye twabiganiriyeho. Tumaze iminsi abantu benshi batubaza ikijyanye no gusenga. Gusenga abantu benshi cyane iyo twumvishe mu rurimi rw'Urugande bavuga ngo gusaba. Kwabasha mu Kinyarwanda bumva bari mu gusaba. Aho twe mu Kinyarwanda tubyita no gusenga. Uba bitaruka muri rurimi rw'Ikigali dore ko bakivuga. Ariko uyu munsi tukiganira tuganira ku ijambo gusenga. Ese gusenga ni iki? Gusenga byatangiye ryari? Mbese umuntu asenga ashaka kugera ku ki? Umuntu asenga ate? Aha. Umuntu ureka twatangire gusenga ni iki? Buri muntu asenga ashaka kugera ku ki? Ni igiki kiba cyabuze abashaka gusenga abone. Mbese hari ugusenga ufite wenda ibyo ukeneye, hari ugusenga ufite ibyabuze, hari ugusenga ushaka kwishimisha, kuko nabyo njya mbibona abantu bishingikirije na Bibiliya. Hari uko itubwira kuri uko gusenga, ngo nimwiyiriza ubusa, nimugira ikibazo iki n'iki, nimujya kwirukana dayimoni ngo mwiyirize ubusa. Ese umuntu yiyiriza ubusa gute? Ni iki kiba cyabaye kugira ngo umuntu yiyirize ubusa muri ubu buzima turimo? Murakoze. Hano ndabashimiye kubera icyo topiki n'icyifuzo mufite cyo mushaka kugira ngo tukiganireho kuri kano kanya kuri Menya Ijambo TV. Mu by'ukuri icyo twita gusenga, nuba mwambajije ibibazo bibiri ariko mukita kimwe. Gusenga no kwiriza ubusa ni ibintu bibiri kandi bitandukanye, ntabwo bihuye. Kimwe nubwo bifite uko byenda gusa, ariko ni ibintu bibiri
bikora n'ibintu bitandukanye. noneho reka tubanze tugende ku cyo gusenga. noneho kwiriza ubusa kiraza kuza nyuma tumaze kubona gusenga. tumaze kubona gusenga ni iki? Gusenga rero ni igikorwa. Imana yacu ni umwuka, ntabwo mubizi? Imana ni umwuka. Noneho iyo uvuze gusenga ni ukuganira n'Imana mu mwuka, kuko Imana si umubiri. noneho Imana ibaye nyamubiri yajya ngo twaganiriye n'Imana ko hari ahantu twahuriye kuri shambure cyangwa kuri garden cyangwa mu hotel runaka cyangwa muri horo runaka turaganira. noneho ko physically, noneho kuko Imana tudashobora kuyibona physically, byo byiswe gusenga. kandi gusenga birimo iyindi mvugo yitwa kuramya. ni ukuvuga ngo iyo turimo gusenga tuba tuganira n'Imana, kandi uko kuganira mu yindi frame bikaba ari ukwiramya, kuko wayihaye umwanya, uyiha igihe, noneho ibyo bintu bikatuma bikitwa kuramya. Gusenga rero ni ukuramya, kurimo branches n'ibyiciro byinshi. Gusenga kurimo ni kunini. Tuvuze gusenga, harimo gusenga ni uburyo bwinshi. ushobora gusenga uramya, ushobora gusenga wihana, ushobora gusenga ushima, ushobora gusenga ubaza. Gusenga ni uburyo bwo kuganira n'Imana kuri topic runaka. wowe nk'uko mbibabwiye, gusenga ushobora gusenga uramya, ushobora gusenga uramya uvuga Imana ko ari nziza, Imana urakomeye, Imana urera. ushobora kuvuga ngo Mana mbabarira. usenga wari ibintu, ugasenga wihana. ushobora gusenga Imana ushima, ushobora gusenga Imana uyibaza, ushobora gusenga Imana. ni ukuvuga ngo gusenga ni ikintu kinini, ariko mu magambo make ni communication between man and God. Yes, nicyo bita gusenga. Gusa muri iyo sense bikaza ari ukuramya Imana. Ibyo byose bikorwa niyo wasenga wihana, uba urimo kuramya Imana, kuko wamaje kugaragara ko uri umunyabyaha. iyo ari inyembaraga, ari n'inyembabazi, ari nayo wahemukiye, waba urimo kuyishima, ukaba urimo kuramya Imana, kuko ni ibikorwa biyishyira hejuru. So gusenga ni communication between man and God. Then hakabamo branches nyinshi zo gusenga. Icyo nicyo nasobanura gusenga mu ncamake. Twe nk'abarimu ba Bibiliya cyangwa se ba teoloje, iri riba ari isomo ushobora kwigisha amezi 2 abantu bagakoraho umwaka. Ariko hano kuri za group tugerageza kuri summarizing, kuri vuga mu ncamake. Turarangiza ikiganiro duhaye certificate kuko turarangije. noneho ikiri kibazo, none gusenga nk'uko ubidusobanuriye, twumvishe gusenga icyari cyo ari uguhuza umuntu n'Imana. none icyo twaganira twakubaza ikibazo, rwose muri uko gusenga ni ryari gusenga kose umuntu asenze kurumvikana imbere y'Imana, cyangwa hari ugiye ushobora gusenga ntibyumvikane? kuko abantu bajya kubona kuvuga ati isengesho ry'umukiranutsi bavumura neza imbere y'Imana, ariko iry'umunyabyaha ni umuvumo. none kuko hari isengesho ryumvwa imbere y'Imana, hari n'atumva. Gusenga one, Bibiliya yitubwira muri mu gitabo cy'Abalewi, itubwira yuko Imana ari yera. noneho Imana ari yera, n'abayiramya bagomba kuba ari abera. noneho hari ibyo twita, wenda nidukomeza igihe kimwe tuzongera muteguye ikindi kiganiro, mbabwire ibyo twita hindrance of prayers. ibigendanye, sinzi ukuntu hindrance, ibintu bituma amasengesho atasubizwa. ibyo nabyo birahari, nzababwira nk'ibintu bigeze nko mu 9-10 buryo birimo muri Bibiliya. ariko Imana buri sengesho iraryumva. gusa hari amasengesho itumva bitewe nuko ari abanyabyaha. Then umunyabyaha urimo gusenga ajya kwihana, uwo nawe iramwumva. gusa nuwasengera ku byaha. iyo usengera ku byaha Imana, gusa tujya twibuka, sinzi ko nakoresha ijambo ryo kutumva, ahubwo ntabwo yagusubiza, ariko kumva kwirumva, kuko Imana yumva. Si ibyaha byatubuza kumvikana n'Imana ni byinshi, ariko ni ibyaha bitatu byibuze by'ibanze. kenshi ni ibyaha umuntu akora atiteguye kwihana. ni ibyaha bituma umuntu akora atiteguye kwihana. ibyo byose bituma umuntu akora atihana. hari icyaha umuntu ataba yiteguye kwihana. hari abantu bakora ibyaha nyine ntiyihane.
umuntu ni umunyabyaha ibyo ari byose yase nyamvuga ngo hariho kategori y'icyaha gitoya n'ikinini oya nta gito nta kinini ariko umuntu ashobora kuba ari umunyabinyoma yaranabihinduye umwuga icyo gihe Imana ibitakimwuga umuntu ashobora kuba yararukanye Imana hari ibyaha abantu bakora nyine ugasanga yarabimenyeye noneho agasagara yibereye mu idini ariko communication n'Imana yaraciye kuko gukiranuka ni network hariho gukiranuka hariho kwizera. First of all you believe ni ukwizera, icya kabiri ugakiranuka, noneho ukaba inshuti y'Imana. Noneho ikintu kigutandukanya n'Imana ni icyaha, kuko icyaha gitandukanya umuntu n'Imana. Noneho icyaha rero gusa umuntu ni umunyabyaha, nta gihe umuntu adacumura. Ariko njya mbwira abantu ngo hari ikintu twita salvation, agakiza, noneho tukajyana sanctification. No, salvation ni once. No, hakaba sanctification is every day. Nagaru every hour, every time, every moment n'ubuzima. No, rero umuntu utitaye kuri sanctification akiyubakira kuri salvation wazataka, because God is sanctifying Imana Yesu umuntu buri gihe uko tuyegeye mu maraso ya Yesu, ariko ibikora ryari mu kuyegera no mu kwizera no mu kwisenga. None akandi kabazo nayifite, hari igihe umuntu asenga ariko akaba arimo gusenga ukabona Imana arimo kubwira iri nko muri metero nk'igihumbi, kubwira Imana iri kure cyane, ukumva agukoresha imbaraga nyinshi cyane, agukoresha umwuka mwinshi cyane, uwo muntu nawe ukabona yarushye. Niyo kibazo Imana iri ukibaza nk'uko turi Kampala ukajyana Imana ikubwira iri nka Kenya cyangwa iri nk'iyo za Misiri mu Burayi, ku buryo ubona arimo kuvuga n'imitsi ikaza mu gatuza, none ukibaza Imana kuko ni gute umuntu akwiye gusenga Imana by'ukuri, kuko muri Bibiliya atubwira ngo Imana turi kumwe. Uri ko mu munsi bimeze uyu munsi Imana turi kumwe, sinumva ko umuntu agomba gusakuza cyane cyangwa kuvuga cyane kugira ngo Imana yumve. Aho ngo wahavuga iki? Ibyo ngibyo ibintu bijyanye no gusenga n'ibyo twita discipline. Noneho discipline, gusenga muri discipline bituma hari ukuntu twitwara bitewe n'uko twasanze n'abandi ariko babikora. Sometimes barashingiye ku bujiji no butamenya, noneho byarangiza bika-creating ideology ku buryo iyo nature utapfa kwihindura uno munsi, cyane cyane nka za Pentecostals. Iyo basenga ntiwavuga buhoro, ariko bazi yuko iyo umuntu avuze cyane ariko Imana yumva. Ariko ibyo bigenda bucyo Samweli yavutse nta wumvishe isengesho basenze. Ibyo rero ni igitekerezo, ni ko batubwiye, gusa biba bishingiye no mu bujiji, kwa yuko nabyo hari n'ikindi biremo. Iyo umuntu atangiye gusenga agasengera ku muzinda yumva asa n'uhamagara Imana iri mu birometero 100, byonyine iyo nayo ni weakness. Bigaragara ko Imana itari kumwe nawe. Iyo tuje gusenga mu cyumba ni ahantu none se iyo uranguruye uba uri muri cya cyiciro cy'ababayari se barimo cyane cyane nyine abantu bari muri iyo sesi. Abantu bari muri iyo sesi nimwe basengera. Basengera gusa Imana iminsi y'ubujiji Imana igiye irengagiza, ariko hari igihe turira nyine ikabona ntabwo tuzi ibyo turimo gukora, kuko hari ukuntu dusenga ugasanga ntabwo twizera ko Imana iri aho, kuko uhumuye amaso ukayibona aho wakwigaye. Niba ushobora kuvuga ugahamagara Imana iri mu birometero 20, noneho ukagira amahirwe muri icyo gihe urimo kubikora ukajya kuyibona ukayibona iruhande rwawe, wakwigaye. Noneho bivuze ngo iyo dutangiye n'imbaraga Imana yo tuyibona hafi cyagiye twatangiye gucika intege turushye. Oya, twebwe ntabwo tuyibona, kandi icya mbere twumva ko Imana iri mu ijuru, iri kure cyane, kandi ijuru riri hirya y'izuba n'ukwezi. Urumva mbese tugomba kuvuga cyane muri ideology, ni ukuvuga ngo hari imyumvire isa naho Imana iri kure cyane itatwumva. Noneho abantu bakanirengagiza, bigeze kujya basenga buhoro batavuga kandi bagasubizwa, noneho bagasenga cyane nk'aho Imana iri kure. Hari n'abandi nyine wenda twabivuga ngo nko mu Gipantekote byo tubimenyeye, hari igihe usenga ukuzura umwuka wera nyine ukavuga cyane, ibyo ngibyo byo biramenyerewe. Ariko none hari ukuntu utangiye gusenga ukabona umuntu ukuntu arimo kuvuga uburyo avugamo ni nk'aho Imana itaraho.
ibyo rero byose abantu bakwiye kubyiga bakabimenya. Numva rero ibyo bibazo biraza kuryoha. Afite akandi kabazo maranye igihe kinini cyane. Urareba Samuel. Daniel. Samuel. Daniel Bibiliya tubwira ngo yatangiye gusenga. Arimo gusenga marayika agira gute? Aramugenda. Bafata ibintu bye. Birafatwa mu kirere. Bimaze gufatwa Imana yohereza marayika Mikayeli kuza kubizana Daniel ku byanga abandi bafite bibohora akubizana Daniel. None ikibazo ufite ni iki? Bibiliya tubwira ngo Imana ibera hose icyarimwe. Bivuze ngo nanga turi nona irahari. None kuki yo itazaga ivuga natwe direct? Kuki banza kujya guca kuri marayika kari kamwohereza? Aho ngaho wavuga iki? Urumva Imana nimbi turi kumwe na Imana. Kandi yajya kujya kuvuga natwe igatuma marayika kubera icyo ushaka intumwa. Kandi turi kumwe nayo. Birasobanuka Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo kera Imana yavuganaga n'abasokuruza mu kanwa k'abahanuzi n'abamarayika. Ariko muri kino gihe iravugana n'abantu be mu kanwa k'umwana wayo. Yo mu isezerano rya cyane iyo system yari ihari Imana yari indirect. Ariko muri kino gihe ni direct. Cyajya banza guca kundi muntu gashaka guca kuri marayika akatuzana message. Ariko nguroro ivugana natwe. Yaravuze muri Yeremiya 33:31 yavuze ngo nzasezerana isezerano itandukanye na ryarindi. Iryo sezerano ryanjye si nka ryarindi y'amategeko azaba ari ku bisate by'amabuye, ahubwo yazaba ari ku bisate by'imitima yabo. Ko ntawe uzigisha undi kuko bose bazamenya uhereye ku muto ukageza ku wanyuma. So turi mu isezerano rero abantu bazi Imana. Turi mu isezerano abantu amategeko yayo ari mu mitima yacu. Bazi Imana gute kandi tukirindiriye abahanuzi bayo tukigendera mu bahanuzi ko turicara ngo ni isaha y'ubuhanuzi tukumva ngo ni umunsi wo guhanurirwa ni ijoro ry'ubuhanuzi. Simbizi ibyo ngibyo. Ni umuhanuzi. Simbizi ibyo ngibyo. Ubuhanuzi buza budufasha gusobanukirwa ijambo. Ntabwo ari ubuhanuzi buza butubwira ko dukwiye kuvugana n'Imana. Ubuhanuzi ntabwo bukiriho mu isezerano rishya nka ministeri igomba kubakwa akaba ariyo tugenderaho. Tugenda ku ijambo ry'Imana. Noneho abahanuzi dufite bagomba kuza bahanura ibigendanye n'ijambo. Ni nk'inyongera. Ariko ntabwo ari abahanuzi bazana ibintu bishya. Nta nubwo umuntu akwiye gushaka umuhanuzi muri cyo gihe akwiye gushaka Imana. Kuko dufite ubuhanuzi bwuzuye iryo jambo ry'Imana. None abahanuzi bavuga bo ntabwo ari abo dukenera. Dukeneye ijambo. None Imana yabona ko umuhanuzi akenewe kugira ngo azane guhamya rya jambo wasomye. None yikizanira umuhanuzi. Ariko cyangwa baramushakaga ko nibo bari ibyanditswe bya bitarajya ku mapa. Ntago rero uyu mwanya ari igihe cy'ubuhanuzi kuko muri Luka ibice 16:16 batubwiye ngo amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza mu gihe cya Yohana. Kuva nyuma yaho ubutumwa bwiza barabwirizwa abantu bose. Yesu ni ubwiriza ubutumwa bwiza yaratubohoye ubutumwa buravugwa. Abahanuzi si ukuvuga ko ntabemera. I believe in them kuko nanjye Imana igingwesha ngahano. Ariko mpanurira mu ijambo kandi nsobanura rya jambo. Ni ubuhanuzi busobanura ijambo. Ntabwo ari ubuhanuzi bushya. Nyuma y'igitabo cya Yohana nta kindi gishya kindi kihumekewe. Nawe wahanura ubuhanuzi bwumekewe uno munsi. Ni Yohana wayibanye. Bari kuturemera imodoka. Bate muri Bibiliya ntizirimo ariko baratubwira ngo ubonye imodoka. Baraduhanurira nibyo. Gusa yuko nyine nanone tugomba kujya tuzirikana ijambo Yohana Matayo Yesu yabwiye Matayo. Abigishwa be 24 yavuze ngo hazaza abahanuzi benshi n'abigisha benshi. Ibyo nabyo rero kandi hazaza none muri Timoteyo bakavuga ko tuzagira abigisha ibihwanye n'irari ryabo. None abantu iyo bihuje abahanuzi b'inyoma abigisha b'inyoma kandi hazaza abigisha basobanura bigisha ibihwanye n'irari ry'abantu. Ibyo bintu iyo byumvishe byo bihita bihuza ko uyu munsi ibintu byinshi utagomba kubyiza ugomba kubigendaho buhoro. Ugomba kubigendaho buhoro utabigendaho buhoro bikaba ibibazo. None ko icyo kintu cyo gusenga hari ikintu kindi kijya kiza kigakurikizaho. Umuntu agasenga ariko ukabona hari n'undi ushaka kuvuga ati oya gusa ntabwo guhagije gusa kujya isengesho rwumvikane neza nuko tumushyiraho amavuta. Noneho icyo cyo cy'amavuta cyo urakivuga iki? Yawe ibyo rwose ntabwo nzo wabikoze mu isezerano rishya.
kuko hari bibiri ivuga ngo abarwayi nimba umuntu ubabaye muri Yakobo 5 umurwayi ahamagara abakuru b'itorero bazamusenge bamurambike ibiganza kandi bamusige n'amavuta aho yumva aho babari mukuri hakora umuntu azashaka na visa cyangwa ashaka pasiporo akaza ati mu rusengere shaka imodoka ushaka ikibanza akamusengera akamumenaho amavuta ibyo urabivuga iki kuri ayo mavuta okay ni bande ni cyangwa nihe hakwiriye gukoreshwa amavuta muri kino gihe cyacu turi Yesu ikintu cy'amavuta wenda uyu munsi ntabwo ndi bukiganireho cyane ni igigisho nini kuko iri mu bintu abantu bahaye ubusobanuro atari byo mu isezerano rishya kuko hari abantu bamwe babayeho bava mu isezerano rishya bava mu isezerano rya kera bajya muri iki noneho biteza ibibazo ko hari abantu bimutse bava mu isezerano rya kera baza muri rishya bari barabaye mu isezerano rya kera ni abantu batuye mu isezerano rya kera barivukiramo barikuriramo ibintu byose babikoreramo noneho hari ibintu bimwe batashoboraga guhindura bitewe n'uko nabo nubwo hari umwuka w'Imana ariko nk'abantu hari ibintu batashoboye guhindura ikintu kigendanye n'amavuta amavuta ni ibintu byakorwaga mu isezerano rya kera ariko biri mu mwuka w'igihanuzi byari ubuhanuzi kuko bahisemo kutubwira iby'ingenzi bigendanye n'ibico bitatu umuntu bimugize ubuzima ubutunzi no kurama umuntu ategerwa mu gusenga Imana ategerwa mu bucuruzi no mu kwikunda kwikunda nicyo twagereranya n'icyubahiro kwikunda nicyo cyubahiro noneho rero Yesu ariko Yesu ntabwo tumubona asenga tumubona atarya na za komenturi nyinshi cyane zivuga ko Yesu yasenze yaniyirije ubusa mu by'ukuri Yesu ntabwo yariye ari nabyo cyita fasting but was not gone ntabwo yigeze agiriye gusenga yajyanywe n'umwanzi Satani agiye kugeragezwa na Satani amara iminsi 40 n'amajoro 40 ageragezwa na Satani 40 days night and day ageragezwa na Satani ese tukira ntihaba urujijo rwa benshi nabo bandika ibitabo bitandukanye bishobora kuba biva kuko bumva ko umuntu wese wirije ubusa ari usenga that is a problem ntabwo umuntu wese wirije ubusa basenga arabiriza ubusa ko babivuze ariko ntabwo yabirije ubusa ijambo kwiyiriza niwo wabihisemo bisize mu rugo ntabwo waba wabibuze ngo wiyirize ubusa ntabwo uba wiriwe ubusa bajya batandukanya kwirirwa ubusa no kwiyiriza ubusa kwiyiriza ubusa ni igihe wowe wakoze decision yo kwiyiriza ubusa kwiyiriza mu kinyarwanda iyo bavuze ijambo verbe yose mu kinyarwanda nangwa ishinga verb itangijwe na biba ariwo self mu cyongereza ni wowe mu cyongereza ni self self caring self seeing kwireba ni ukuvuga ngo niyo mpamvu babyita kwiyiriza ubusa noneho wirijwe ubusa ntabwo wiyirije ubusa wirijwe ubusa nuko wabibuze wiriwe ubusa kubera ko inzara yateye wiriwe ubusa kubera ko ufunzwe wiriwe ubusa kubera ko urwaye wiriwe ubusa kubera ko wabuze umwanya ntabwo ibyo ngibyo ari ugusenga gusenga ni igihe kwiyiriza ubusa ni igihe ari wowe wadisayidinze noneho bivuze ngo na Yesu ntabwo kujya mu butayu ari amahitamo ye yatwawe n'umwuka Bibiliya ivuga ngo yatwawe n'umwuka mu butayu kwiyiriza ubusa kugeragezwa na Satani ntabwo agiye kwiyiriza ubusa n'uwo murongo ntabwo bivuga uvuga yuko yamaze iminsi 40 n'amajoro atarya gusa muri bibiliya zimwe z'icyongereza zibyita gufasting but was not fasted just was in the state where the food were not there and God wanted this communication with him noneho ikindi kibazo wera turi kugera tugana ku musozo ikindi kibazo nk'uko mwenzi atabivuze hari ikibazo cyo gusiba kwiyiza muri make ubusa kwaje twumva abantu benshi muri Bibiliya na Daniel bakugira iminsi 20 ariko ukibaza se yamaze 21 atarya cyangwa yaryaga nimugoroba cyangwa ukibaza
yari yemewe kurya bimwe ibindi atabyemerewe kuko hari abantu bakora amasengesho nk'ayo ngayo hari abemewe gusiba batarya saa sita nijoro hari abemewe gusiba barya nimugoroba hari n'abo numvise ngo bo basiba nijoro gusa reka barebe ku manywa nijoro akagira gute agasiba noneho hari n'abandi uvuga hari n'abigomwa icyo bakunda gusa kwiriza uzagendanye no kuriya ahubwo kugira ibyo wigomwa bitandukanye no kwiriza ijambo kwiriza ubusa ni kutarya ntabwo ari ukwigomwa ibindi bintu noneho ubwo tugarutse kuri icyo kibazo rero dusobanurire Daniel ugusenga k'umuntu yirije bigira uwe mumaro aha bigira uwe mumaro kwiriza ubusa ni igihe abantu bajya babikora mu mafuti abantu bajya bakora kwiriza ubusa mu mafuti gusa nyine amafuti yo gusenga Imana biba binezezayo kwara urumva nyine cyese ukoze amafuti ujya kwiba nabo kurya itabe nabo gusambana ariko ukiriza ubusa nyine iyo ubifashe naba ari kurimo gushaka Imana ikoma mu mashyi hari ibintu nyine yihanganira abataye hari neti wakuta Imana ikabona nta kibazo ikabona ikaguha rezo ikaguha wifi igahita irema wifi kubera yuko nubwo wisherezo ariko icyerekezo ari icyerekezo kizima ariko kwiriza ubusa iyo tuvuze ijambo kwiriza ubusa tuba tuvuze gusenga Yesu yabisobanuye neza mu murongo mucamake nubwo mu isezerano rishya atabyigishije cyane ariko yavuze ijambo kwiriza ubusa ngo hari umwana bari bazanye arwaye igicuri abigishwa bamusengera biranga nuko bamugeje imbere ya Yesu umugabo aramubaza ati se byagenze gute ko twebwe twabikoze bikanga avuga ngo bene uyu mudayimoni nta kindi kibikora usibye gusenga no kwiriza ubusa urasenga abadayimoni batagenda kwiriza ubusa mu yandi magambo yose yashatse gusobanura igihe kwiriza ubusa biza hari ibyananiranye wabanje gusenga noneho bikananirana ukiriza ubusa ntabwo ari ugutangira ni ikintu se wiriza ubusa ahubwo ni ugutangira usenga mukaza kwiriza ubusa byananiranye ni ukuvuga ngo ni misile ukoresha za karatinikofe na za mashini gani byananiranye nubwo ntabaye umusirikare ariko ndatekereza njye numva navuga kuvuga ngo aho ngaho kwiriza ni ukuvuga ngo wiriza hari ibyananiranye niko bimeze uwitwa Ezra amaze kuza yaravuze yuko ntanga bakeneye Imana yo mu ijuru ifite imbaraga zo kumurinda yageze mu nzu ibintu ntibyagenda neza ibintu byanze yumvisha abantu imbere bagose ahitamo kujya ku kagezi ka Havu byanze nta yindi option igihe Yehoshafati bamugaga ngo hari ibihugu bitandatu bimuteye nta yindi option iyo nta yindi option ni wiriza ubusa the last option ariko ntago ari ikintu impamvu abantu biriza ubusa cyane nuko badasenga cyane kwiriza ubusa si ubuzima ariko gusenga bikwiye kuba ubuzima ko ntabwo bavuze ngo twirize ubusa iminsi yose ariko bavuze ngo dusenge iminsi yose noneho usanga abantu batagisenga noneho babona akanya bambona akanya bakajya kwiriza ubusa noneho dufite abantu batagisenga ahubwo biriza ubusa niyo mpamvu nababwiye dutangira ko ari bibiri gusenga ni life bigomba kuba ubuzima ntabwo gusenga ari ibyo ari kuri Noheli si uko ibintu byagenze neza si uko abana baburaye si uko fizi bikwiye kuba ubuzima bwavuze ngo musenge iminsi yose kwiriza ubusa rero ni uko hari ibyananiranye ikintu kitarananirana ntuziyirize ubusa yiriza ubusa mu gihe wasenze bikanga kuko umuntu ufite kwizera umuntu ufite kwizera uzi unasenga ashobora kumara n'imyaka 10 atariyiriza ubusa umuntu wizera uzi ijambo ry'Imana unasenga ashobora kumara imyaka 10 atiyiriza ubusa tubaye dusenga nkuko bivuga ntawe wakwiriza ubusa bivuga ngo biza nka second chance kubera ko nta Yesu yavuze ngo bene umudayimoni nk'uyu nta kindi ni nk'uyu ntago ari nk'aba ntago ari abadayimoni bose yaravuze ngo umudayimoni bene nk'uyu ntago yavuze bene nk'aba nanga abadayimoni bose yavuze nk'uyu usa gutyo uyu umeze gutyo ubihevinga witwara gutyo uyu ntago yavuze ko ari abadayimoni bose ni dayimoni nk'uyu none ni ikibazo nk'iki ntago ari ibintu byose twiriza none se ko umuntu ashaka kuba ashaka nk'urugero visa urugero wenda ashaka visa cyangwa ashaka umugore akajya kwiriza bidashoboka ajya kwiriza ariko niba bishoboka reka kwiriza irambagiza senga Imana
uyisaba ubwenge iguhe guhitamo iguhitiremo sinyamanga iguha ubushobozi bwo guhitamo kuko kuguhitiramo nabyo waba ubaye nk'itungo ntabwo Imana yaturemye turabo guhitirwamo turabo kwihitiramo guhitirwamo n'Imana nabyo ntabwo byemewe muri Bibiliya. Uvuze akantu keza urebye muri Bibiliya yose kuva ku itangiriro mu byahishuwe ni ahantu harimo ngo umuntu yasengeye umugore Imana inamumuha. Ibi byo twagiye twigishwa muri kino gihe cyacu turimo ngo dusengera abagore ngo Imana ngizagere gutenga izakore ukuntu azaza ngizamugishora n'ijoro sinzi ivyo ni intege nyato twihinduye amarubo ubwo no kwihindurira ubo noneho ukatangira gukora ibintu ugasanga umuntu wowe wabwiye Imana utira Imana wandemye nabi nta bwenge ngira nta n'amahitamo ngira none mitiramo ubwo nicyo ubuvuze ariko ugasanga umuntu rwose amaze icyumweru kumusaza ngamo gusengera umugore okay asenga Imana yosengera umugore bosengera umugabo ngo Imana imere ku okay kwasi gusenga noneho nabo nagiye mbona bagasenga no nk'amezi 3 bagatandukana nyine akajya kuvuga ngo Yesu Imana yari yagize gute yamaye kandi mbere asenga ajya kumushaka yavuze ko ari Imana mu muhaye nyine nushaka kujya Imana iguha umugore ntuzavuge ngo ni Imana uwo nguwo nawe ni Imana imutanga kuko Imana yaremye abantu bose kandi iyo uyisabye ihitire babandi bafite ibibazo nyine kabari wiguha ariko iyo uhitiyemo akeneye gutabarwa nabo baba bari hariya kuri sitira aho ngaho ipfukana yananiranye y'abantu Imana yarangiza ikakuvaniramo kandi iyo ntabwo unazo baba ngo ni isaha yamuguhaye wajyanga imuheni niba wayisabye ukayihitishamo ikiguhaye ujya unyurwa niba guhaye ugutera amakofe ujya unyurwa ko nabirabatanga uwitwa Hose yamuhaye nk'ubu yamuhaye hari abagore yabahaye na Dawidi yaramufite umugore wa mbere yarahimbaje avuga ati nk'iki ngiki dufite abagore nk'abo benshi dufite abagore benshi kandi Imana ikaba irabata jya wihitamo niyo mpamvu Aburahamu yavuze ngo no ndashaka uzajya iwacu imubwira direction imubwira n'urugo n'umuryango ajya gushaka kuko ari umupastor yize kutubwira yatwishereza ijambo turimo kwiga iby'umubano avuga ngo y'Imana igukunze iguha umugore mwiza ariko ngo yikwanze iguha umugore mubi uzakubuza iki amahoro yadusomeye n'umurongo sibukana yawusomye nzongera mubaze kuko nimero ze ndazifite ariko yadusomeye ahantu umva ni byiza cyerekezo yabaye gusomeye mu migani navuga ngo urugo n'amatungo bihabwa usuba yasomye nzabajya gusa tugatse icyo kintu abantu nyine bagera ugasanga mu gusenga twonyaho no kwiza twagiye dushyiramo ibirungo cyangwa twihangira ibyacu kugira ngo turusheho kugira gute kumva umuntu kugira ngo nyine Imana iboneka yagize gute yasenze cyane ngo yagiye muri cave cyangwa kumva ngo yagiye mu mazi hari naho nizo kubona yikoreye amabuye akajya afata ibintu byenga byose ngo bajye kujya binaga n'abandi batongoza ibibazo mu mazi abo ngabo ni bene wabo kwa Bayali bene wabo kwa Bayali bose baribabaza Imana yacu si Imana idusubiza kuko twavuye amaraso Yesu yaravuye arahagije ntago ari Imana ishaka ko dupfa ntago ari ukwibabaza ntago Imana twumva ko twibabaje iyo no kwiriza ubusa ko wapfuye cyane utajihagaruka si ishingira gusubiza ntago ari ishingira Imana ishingira ko sawa rero Pastor Bishop Sakindi turimo kuganira ku kintu cyitwa gusenga tumenye ibintu byinshi byo gusenga gusa katuguhe akanya gatoya utubwire ikintu warenzaho bwa nyuma na mugenzi wanjye ashaka afite ikindi kibazo yakwaza cya nyuma biradusoza tunejejwe nabyo ibisobanuro duhawe mu gusenga kandi ndibwira ko benshi bavuye mu rujijo ku bw'ibi bintu by'ukuri urakoze hari benshi bari baraha kuko twumvishe ko kwiyiriza atari bya buri kanya hari benshi banabikubitisha abantu ngo njamaze iminsi mu masengesho y'iminsi 3 yo kwiyiriza ubusa no gusenga ngo Imana yambwiye ibi n'ibi mu by'ukuri sibyo wari ugiye gusaba kandi nibyo ntabwo dufite ibihamya byo kuba bitubwiye ni wowe uri kubitwibwirira rero twumvishe aho gusenga twiyiriza bitubikomoka twumvisha aho bikomoka twumvisha n'impamvu bigomba gukorwa rero murakoze n'abadukurikiye nabo mukomeze mugubwe neza n'ibi bisobanuro by'umwigisha Yes ikindi navuga uwo dukurikiranya kuri Menya Ijambo TV ushobora gukora subscribe comment ugasharinga
kugira ngo bagenzi bawe biryoha bisangiwe nk'uko nguko kugira ngo n'abagenzi bacu barusheho kumenya ubutumwa kwamamara mu isi yose cyane rwose tuve mu rujijo twese hamwe urabona ko twakira na Bishop agire agashinguracumu ka nyuma Yesu abaho umugisha nk'uko mubyumvise mu by'ukuri isomo riba rirerire ariko tukarivuze mu ncamake bitewe n'uko iki gihe wenda abantu benshi babitwaye nabi noneho abantu mujye mwigira ko Eliya uko yasenze Eliya ntabwo yikebye Eliya ntabwo yivunnye Eliya yarazi Imana asenga ikindi Imana mureke kuyifata nk'umugome nkaho tutanga ruswa nk'umupolisi Yesu yigisha yavuze ngo data wo mu ijuru nimusenga mujye ngo data wo mu ijuru Imana ni data Yesu umwana wawe yajya kugusaba ikintu akabanza akikeba akitura hasi ari umwana wawe Imana mureke kuyihindura nk'ingome nk'intera hamwe nk'umwica yihindura nk'inshuti yihindura nk'Imana ifite imbaraga yihindura nk'umubyeyi mureke kuyireba nka Shababu mureke kuyireba nka Al-Qaeda muyirebe nk'umubyeyi noneho uvuga nka Yeriva ngo kugira ngo bamenye yuko muri Israel harimo Imana icya kabiri bamenye ko harimo n'umukozi wawe tagira ngo umanure umuriro yigirayo just within short time umuriro wari uvuye mu ijuru nta mpamvu ibi bintu hari abandi bavuga ngo Mose yagiye ku musozi jya ureba context ubundi se atajya ku musozi yajyagayo ntahandi ari kujya kuko nta rusengero yari afite jya ureba context abo muvuga bagiye ku musozi nta nsengero bagiraga abandi bahungaga abantu benda kubatera amabuye dufite abantu bitwa ba Obedi basengeye mu butayu ariko ni ukubera ko bari barahunze umugore w'Ahabu noneho ugasomaho umuntu yahungiye yasenze yahunze ukabigeranya ngo nawe uzajya urahunga iki hari wakwirukanye wagiye mu rusengero barakwirukana wasengeye wowe barakwirukana abandi barahigwaga kugira ngo babice ni mu gihe utarimo kwicwa sengera aho ngaho reka gusenga utanze amatike ni ukutizera ni kuri za mbabazi z'Imana ni ukutizera kutizagutuma uva hano ukajya gusengera Kenya uvuye Uganda kutizera ni ikibazo izizera Imana yawe Paulo yaravuze ngo ubwo yari muri Atena yabonye igicaniro cyanditsweho iby'Imana itamenywa aranje yabonga iyo ngiyo musenga mutayizi niyo mbabwira kandi mu byanditswe bavuga ngo ntabwo iri kure y'umuntu uwo ari we wese ngo ndetse niyo uhumirije ugakabaka uyikoraho none wowe iyo Mana wahura aho ngaho uri ushobora gukoraho ukajya kuyishaka ntukajye gushaka Imana ntabwo Imana tuyishaka nk'abayitaye ni Imana yitwa omnipresent iba ahantu hose icyarimwe so God bless you so much dusenga Imana gusa reka mvuga ngo ntabwo ndimo kubuza abantu kwiyiriza ubusa nanjye niyiriza ubusa ndanabikunda but don't change it to be life ntuhindure kwiyiriza nk'ubuzima ahubwo senga bibe ubuzima gusenga bikwiye kuba ubuzima ukajya usenga ku manywa mu gitondo ku manywa na ku mugoroba mbese bigahinduka ubuzima waba uri no ku kazi wageraho ukageraho aho wega mugasenga wahagararaho gatoya ukavuga ngo Mana uri mwiza ayo masengesho azakora ibitangaza wiriza ubusa rimwe na rimwe Yesu abaho umugisha murakoze cyane Shalom shalom dusenge none Imana thank you Jehovah's thank you Father uri Imana ikomera Imana icyanuka umugisha abantu bose bari mu gutwumva kandi aya magambo bubake mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen kwiriza uzagendanye no kuriya ahubwo kugira ibyo wigomwa bitandukanye no kwiriza ijambo kwiriza ubusa ni kutarya ntago ari ukwigomwa ibindi bintu none ubwo tugarutse kuri icyo kibazo rero dusobanurire Daniel ugusenga k'umuntu yirije bigira uwe mumaro bigira uwe mumaro kwiriza ubusa ni igihe abantu bajya babikora mu mafuti abantu bajya bakora kwiriza ubusa mu mafuti gusa nyine amafuti yo gusenga Imana biba binezezayo urumva nyine
cyese ukoze amafoto ujya kwiba nangwa kurya itabi nangwa gusambana ariko ukiriza ubusa nyine iyo ubifashe nabi ariko urimo gushaka Imana ikoma mu mashyi hari ibintu nyine yihanganira abataye hari neti wakuta Imana ikabona nta kibazo ikabona ikaguha rezo ikaguha wifi igahita irema wifi kwa yuko nubwo wisherezo ariko icyerekezo urimo ari icyerekezo kizima ariko kwiriza ubusa iyo tuvuze ijambo kwiriza ubusa tuba tuvuze gusenga Yesu yabisonuye neza mu murongo mucamake nubwo gusezerano rishya atabyigishije cyane ariko yavuze ijambo kwiriza usaba ngo hari umwana bari bazanye arwaye igicuri abigishwa musengera biranga nuko bamugeje imbere ya Yesu umugabo aramubaza ati se byagenze gute ko twebwe twabikoze bikanga avuga ngo bene uyu mudayimoni nta kindi kibikora usibye gusenga no kwiriza ubusa urasenga abadayimoni batagenda kwiriza ubusa mu yandi magambo yose yashatse gusobanura igihe kwiriza ubusa biza hari ibyananiranye wabanje gusenga noneho bikananirana ukiriza ubusa ntago ari ugutangira ni ikintu se wiriza ubusa ahubwo ni ugutangira usenga mukaza kwiriza ubusa byananiranye ni ukuvuga ngo ni misile ukoresha za Kalashnikov na za mashini gani byananiranye nubwo ntabaye umusirikare ariko ndatekereza njye numva ndavuga kuvuga ngaho kwiriza ni ukuvuga ngo wiriza hari ibyananiranye niko bimeze uwitwa Ezra amaze kuza yaravuze yuko ntanga bakeneye Imana yo mu ijuru ifite imbaraga zo kumurinda yageze mu nzu ibintu byagenda neza ibintu byanze yumvisha abantu imbere bagose ahitamo kujya ku kagezi ka Hava byanze nta yindi option igihe Yehoshafati bamugaga ngo hari ibihugu bitandatu bimuteye nta yindi option iyo nta yindi option ni wiriza ubusa the last option ariko ntaga ari ikintu impamvu abantu biriza ubusa cyane nuko badasenga cyane kwiriza ubusa si ubuzima ariko gusenga bikwiye kuba ubuzima ko ntabwo bavuze ngo twirize ubusa iminsi yose ariko bavuze ngo dusenge iminsi yose noneho usanga abantu batagisenga noneho babona akanya bambona akanya bakajya kwiriza ubusa noneho dufite abantu batagisenga ahubwo biyiriza ubusa niyo mpamvu nababwiye dutangira ko ari bibiri gusenga ni life ugomba kuba ubuzima ntabwo gusenga ari ibyo ari kuri Noheli si uko ibintu byagenze neza si uko abana baburaye si uko fizi bikwiye kuba ubuzima bw'abantu musenge iminsi yose kwiriza ubusa rero nuko hari ibyananiranye ikintu kitarananirana ntuziyirize ubusa iyiriza ubusa mu gihe wasenze bikanga kuko umuntu ufite kwizera uzi unasenga ashobora kumara n'imyaka 10 atariyiriza ubusa umuntu wizera uzi ijambo ry'Imana unasenga ashobora kumara imyaka 10 atiyiriza ubusa tubaye dusenga nkuko bivuga ntawe wakwiriza ubusa bivuga ngo biza na second chance kubera ko nta yasavuze ngo bene umudayimoni nk'uyu nta kindi ni nk'uyu ntago ari nk'aba ntago ari abadayimoni bose yaravuze ngo umudayimoni bene nk'uyu ntago yavuze bene nk'aba nanga abadayimoni bose yavuze nk'uyu usa gutyo uyu umeze gutyo ubihevinga witwara gutyo uyu ntago yavuze ko ari abadayimoni bose ni dayimoni nk'uyu none ni ikibazo nk'iki ntago ari ibintu byose twiriza none se ko umuntu ashaka kuba ashaka nk'urugero visa urugero wenda ashaka visa cyangwa ashaka umugore akajya kwiyiriza bidashoboka ajya kwiyiriza ariko niba bishoboka reka kwiyiriza irambagiza senga Imana uyisaba ubwenge iguhe guhitamo iguhitiremo sinyamanga iguha ubushobozi bwo guhitamo kuko kuguhitiramo nabyo waba ubaye nk'itungo ntabwo Imana yaturemye turabo guhitirwamo turabo kwihitiramo guhitirwamo n'Imana nabyo ntabwo byemewe muri Bibiliya uvuze akantu keza birebye muri Bibiliya yose kuva ku itangiriro mu byahishuri ni ahantu harimo ngo umuntu yasengeye umugore Imana inamumuha ibi byo twagiye twigishwa muri kino gihe cyacu turimo ngo dusengera abagore ngo Imana
ngizagere gute ngizakore ukuntu azaza ngizamugwishora n'ijoro sinzi ibyo ni intege nkeya tuba twihinduye amarubo ubwo ni ukwihindurira ubu noneho ugatangira gukora ibintu wowe wabwiye Imana uti Imana wandemye nabi nta bwenge ngira nta n'amahitamo ngira none mpitiramo ubwo nicyo ubuvuze ariko ugasanga umuntu rwose amaze icyumweru ku musaza arimo gusengera umugore asenga Imana usengera umugore usengera umugabo ngo Imana imere ku kwasi gusenga noneho hari nabo nagiye mbona bagasenga no nk'amezi 3 bagatandukana nyine akajya kuvuga ngo Yusufu Imana yari yagize gute yamaye kandi mbere asenga ajya kumushaka yavuze ko ari Imana mu muhaye nyine nushaka kujya Imana iguha umugore ntuzavuge ngo ni Imana uwo nguwo nawe ni Imana imutanga kuko Imana yaremye abantu bose kandi iyo uyisabye ihita ireba abandi bafite ibibazo nyine ikaba ari wiguha ariko iyo uhitiyemo akeneye gutabarwa nabo baba bari hariya uri sitiri aho ngaho ipfukamye yananiranye y'abantu Imana yarangiza ikakuvaniramo kandi iyo ntabwo unoze waba ngo ni isaha yamuguhaye wagira ngo imuhene niba wayisabye ukayihitishamo ikiguhaye jya unyurwa niba iguhaye ugutera amakofe jya unyurwa kuko nabirabatanga uwitwa Hose yamuhaye nk'ubu yamuhaye hari abagore yabahaye na Dawidi yari amufite umugore wa mbere yarahimbaje avuga ati nk'iki ngiki dufite abagore nk'abo benshi dufite abagore benshi kandi Imana ikaba irabatanga jya wihitamo niyo mpamvu Aburahamu yavuze ngo no ndashaka uzajya iwacu imubwira direction imubwira n'urugo n'umuryango ajya gushaka kuko hari umupasiteri yize kutubwira yatwishere z'ijambo turimo kwigira iby'umubano avuga ngo y'Imana igukunze iguha umugore mwiza ngo ariko ngo iyikwanze iguha umugore mubi uzakubuza iki amahoro yadusomeye n'umurongo usibukana yawusomye nzongera mubaze kuko nimero ze ndazifite ariko yadusomeye ahantu umva ni byiza cyerekezo yawe usomeye mu migani naho avuga ngo urugo n'amatungo bihabwa usuba yawusomye nzabonye gusa tugatse icyo kintu abantu nyine bagenda ugasanga mu gusenga twonyaho no kwirinda twagiye dushyiramo ibirungo cyangwa twihangira ibyacu kugira ngo turusheho kugira gute kumva umuntu kugira ngo nyine Imana iboneke yagize gute yasenze cyane ngo yagiye muri cave cyangwa kumva ngo yagiye mu mazi hari nawe urizo kubona yikoreye amabuye akajya afata ibintu byenga byose ngo bajye kujya binaga n'abandi batongoza ibibazo mu mazi abo ngabo ni bene wabo kwa Bayali bene wabo kwa Bayali bose baribabaza Imana yacu si Imana idusubiza kuko twavuye amaraso Yesu yaravuye arahagije ntago ari Imana ishaka ko dupfa ntago ari ukwibabaza ntago Imana twumva ko twibabaje iyo no kwiriza ubusa ko yapfuye cyane utagihagaruka si ishingira gusubiza ntago ari ishingira Imana ishingira ko sawa rero pasiteri Bishop Sakindi turimo kuganira ku kintu cyitwa gusenga tumenye ibintu byinshi byo gusenga gusa katuguhe akanya gatoya utubwire ikintu warenzaho bwa nyuma na mugenzi wanjye ashaka afite ikindi kibazo yakwaza cya nyuma yadusoza tunejejwe nabyo ibisobanuro duhawe mu gusenga kandi ndibwira ko benshi bavuye mu rujijo ku bw'ibi bintu by'ukuri urakoze hari benshi bari baraha kuko twumvishe ko kwiyiriza atari bya buri kanya hari benshi banabikubitisha abantu ngo njamaze iminsi mu masengesho y'iminsi 3 yo kwiyiriza ubusa no gusenga ngo Imana yambwiye ibi n'ibi mu by'ukuri sibyo wari ugiye gusaba kandi nibyo ntabwo dufite ibihamya byo kuba bitubwiye ni wowe uri kubitwibwirira rero twumvishe aho gusenga twiyiriza bitubikomoka twumvisha aho bikomoka twumvisha n'impamvu bigomba gukorwa rero murakoze n'abadukurikiye nabo mukomeze mugubwe neza n'ibi bisobanuro by'umwigisha Yes ikindi navuga uwo dukurikiranya kuri Menijambo TV ushobora gukora subscribe comment ugasharinga kugira bagenzi bawe biryoha bisangiwe nkuko nguko kugira ngo abagenzi bacu barusheho kumenya ubutumwa kwamamara mu isi yose cyane rwose tuve mu rujijo twese none twakira na Bishop agire agashingura cumu kanyuma Yes abo umugisha nkuko mubyumvise mu by'ukuri isomo bari rirerire ariko tukabivuze mu ncamake bitewe nuko iki gihe wenda abantu benshi babitwaye nabi noneho abantu mujye mwigira kweri yuko yasenze
Eliya ntabwo yikebye, Eliya ntabwo yivunnye, Eliya yari azi Imana asenga. Ikindi Imana mureke kuyifata nk'umugome, nkaho tutanga ruswa nk'umupolisi. Yesu yigisha yavuze ngo data wo mu ijuru, nimusenga mujye ngo data wo mu ijuru, Imana ni data. Ese umwana wawe yajya kugusaba ikintu akabanza akikeba akitura hasi ari umwana wawe? Imana mureke kwihindura nk'ingome, nk'interahamwe, nk'umwica. Yihindura nk'inshuti, yihindura nk'Imana ifite imbaraga, yihindura nk'umubyeyi. Mureke kwireba nka Shababu, mureke kwireba nka Al-Qaeda, muyirebe nk'umubyeyi. Noneho uvuga nka Yeriva ngo kugira ngo bamenye yuko muri Israel harimo Imana. Icya kabiri bamenye ko harimo n'umukozi wawe, tagira ngo umanure umuriro yigirayo, just within a short time umuriro wari uvuye mu ijuru. Nta mpamvu ibi bintu. Hari abandi bavuga ngo Mose yagiye ku musozi. Jya ureba context, ubundi se atajya ku musozi yajyagayo ntahandi ari kujya kuko nta rusengero yari afite. Jya ureba context, abo muvuga bagiye ku musozi nta rusengero bagiraga. Abandi bahungaga abantu benda kubatera amabuye. Dufite abantu bitwa ba Obedi basengeye mu butayu, ariko ni ukubera ko bari barahunze umugore wa Ahabu. Noneho ugasomaho umuntu yahungiye yasenze yahunze, ukabigeranya ngo nawe uzajya urahunga iki? Hari wakwirukanye, wagiye mu rusengero barakwirukana, wasengeye wawe barakwirukana, abandi barahigwaga kugira ngo babice. Ni mu gihe utarimo kwicwa, sengera aho ngaho, reka gusenga utanze amatike. Ni ukutizera, ni kuri za mbabazi z'Imana. ni ukutizera, kutizera gutuma uva hano ukajya gusengera Kenya uvuye Uganda. Kutizera ni ikibazo. Izizera Imana yawe. Pawulo yaravuze ngo ubwo yari muri Atena yabonye igicaniro cyanditsweho iby'Imana itamenywa, arangije aravuga ngo iyo ngiyo musenga mutayizi niyo mbabwira. Kandi mu byanditswe bavuga ngo ntabwo iri kure y'umuntu uwo ari we wese, ngo ndetse niyo uhumirije ugakabaka uyikoraho. None wowe iyo Mana wahura aho ngaho uri ushobora gukoraho ukajya kuyishaka, ntukajye gushaka Imana. Ntabwo Imana tuyishaka nk'abayitaye. Ni Imana yitwa omnipresent, iba ahantu hose icyarimwe. So God bless you so much. Dusenga Imana. Gusa reka mvuga ngo ntabwo ndimo kubuza abantu kwiyiriza ubusa, nanjye niyiriza ubusa ndanabikunda, but don't change it to be life. Ntuhindure kwiyiriza nk'ubuzima, ahubwo senga bibe ubuzima. Gusenga bikwiye kuba ubuzima. Ukajya usenga ku manywa, mu gitondo, ku manywa na ku mugoroba, mbese bigahinduka ubuzima. Waba uri no ku kazi wagiraho ukageraho aho wega mugasenga, wahagaraho gatoya ukavuga ngo Mana uri mwiza. Ayo masengesho azakora ibitangaza. Wiriza ubusa rimwe na rimwe. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane. Shalom. Shalom. Dusenge none Imana. Thank you Jehovah's, thank you Father. Uri Imana ikomera, Imana icyanuka, umugisha abantu bose bari mu kutwumva, kandi aya magambo bubake mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.